ubwo baragenda bagera ahantu bimaze kugera nka saa 2 z'ijoro, bakagera ahantu hari ku musozi ariko hitaruye abantu cyangwa hitaruye umujyi, bakasanga indi modoka nayo ibategereje. Ubwo havamo umusore mwiza muremure w'inzobe ariko ukeye cyane, bigaragara ko nyine ari umusore ubayeho neza. Aramwegera akamubwira ati ambura izo nkweto sha, ambura izo nkweto. Ati njyewe nambura inkweto tekora amase nyine, aho tugiye ntabwo hazi se, ntabwo bakubwiye ahantu tugiye. Njyewe se bambwira haki, ahubwo telefone yangiriye, ni wowe maka? Roza aba yumiwe ari kureba abantu bahita hasohoka abasore benshi bakamugota. Kubera ko wakoze subscribe ndagusuhuje kandi ngo haye ikaze kuri Yep Media. Niba nawe utarabikora ndagushimiye ko bikoze ubu. Nongeye kugusuhuza kandi ngo haye ikaze hano kuri Yep Media, nkaba nongeye kuguha ikaze kandi nyine nkaba nishimiye kongera kubogana nawe kandi dusangira ibintu byiza cyane binyura hano kuri Yep Media. Aho uri hose rero nkaba ngusuhuje kandi nkwifurije nyine kugubwa neza rwose. Niba wishimye Imana igukomereze ibyishimo ahantu hose rero uherereye, nkaba nkwifurije nyine ineza y'Imana ikugereho. Niba uri ku ishuri, niba uri umunyeshuri, niba uri umukozi, niba se uri umucuruzi, ahantu uri hose rwose ibyo uri gukora bize gucamo kandi Imana ikomeze ikurinde. Suhuje abantu bose muri mu Rwanda, suhuje abantu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, bose nkaba mbasuhuje kandi mbahaye ikaze hano kuri Yep Media. Nibagiwe n'abari hanze y'u Rwanda, bari muri Amerika, bari mu Burundi, abari Uganda, abari Tanzania, abari muri Congo cyangwa se abari muri Kenya, abari Amerika, Australia, Russia ndetse no ku mugabane w'i Burayi na Aziya, mwese nyine mbahaye ikaze hano kuri Yep Media. Rero murabona ko ibintu bimeze neza, ariko nkaba nifurije nanone gukira ku bantu barwaye, Imana ibakize rwose. Niba uri kunyumva urwaye, Imana igufashe igukize iyo ndwara rwose. Kurwara ni ibintu bibabaza cyane rwose, Imana ikumve amasengesho yawe igufashe cyane. Uyu munsi rero natinze, tugiye kuganira inkuru, ngiye kukuganira inkuru y'umukobwa witwa Roza. Iyi nkuru rero ni inkuru y'umukobwa witwa Roza. Dutangirana ari muri salo, ni umukobwa uba wicaye muri salo. Roza bari umwana wa Aphrodis. Aphrodis niko papa we aba yitwa, ariko aba afite musaza we witwa Samuel. Aba rero ari abana bavutse ari babiri, ariko bakaza kugira ibyago mama wabo akitaba Imana bakiri batoya. Uyu Roza rero abasoje amashuri ya kaminuza, aba yasoje rero aba ari muto rwose, ariko nyine atari muto cyane, aba ari umukobwa w'imibiri yombi. Ni umukobwa mwiza cyane, utari muremure utari na mugufi. Rero abasoje ariko nta kazi aba afite. Ni umukobwa w'imibiri yombi nk'uko nyine nabikubwiye ko ari mwiza, ari mu kigero cy'imyaka 23 24. Urumva ko rwose yari akiri muto. Baba barabuze rero mama wabo we na Samuel, ubu ufite imyaka 18 wakiga nyine segonderi. Baba barabuze mama wabo bafite imyaka mike, abashize imyaka hafi 4 mama wabo yitabye Imana. Uyu mukobwa rero dutangira yicaye muri salo, aba ari muri telefone, yambaye imyenda yo mu rugo isanzwe nyine, yambaye umupira muremure, yambaye n'agakabutura kagufi ko mu rugo, ari mu ntebe yicaye muri salo. Rero bari abakire, yari afite papa we ukora akazi gakomeye cyane k'ubucuruzi, ariko adakunda kuba ari mu rugo. Aza rimwe na rimwe, aza nka rimwe mu mezi 3, kuko yakundaga kuba yibereye nyine hanze, yagiye kurangura, afite ama business akora menshi cyane mu bihugu byo hanze. Uyu rero Roza yari umwana nyine w'umukobwa ucisha make, wubaha kandi nyine witonda, bigendeye ku kuba nyine ari we wari warasigaye mu rugo mu gihe papa we yabaga adahari. Niwe wabaga yarasigaranye n'umukozi w'iwabo nyine witwa Desange, babaga bari kumwe. Desange ni umukobwa ubyibushye, uhora yisekera, ugira ibanga kandi wifitiye impuhwe nyinshi, bimugaragara rwose mu maso. Yari yarahuje rero na Roza ku buryo iyo na Samuel yazaga yagiraga ngo
rwose uyu nguyu Desange ni mukuru wa Roza, kuko nyine urumva yamurutaga mu myaka, yari yaratangiye kera ahakora, ariko nyine yarahagumye kandi baramufashe neza. Rero yari mu kigero cy'imyaka 25. Rero uyu Roza mu gihe yicaye muri salo aba ari muri telefone, Samuel ntabwo aba ahari, abona bakomanze, umuntu akomanze akagenda agafungura agasanga ni papa we, akahita amuhobera, papa nari nakubuze, wari wagiye hehe? Terega mba mfite ibintu byinshi ngomba kujyamo Roza, ngomba kujya mu bintu byinshi kandi nyine n'ikintu cyangombwa, uyu munsi ngufitiye surprise idasanzwe. Roza abakunda kugirirwa surprise nyinshi na papa we, ariko kuri iyi nshuro ntabwo abazi ikintu papa we amuzaniye. Abari papa we bari mu gihe cy'ibiruhuko nyine, kuko yagiraga igihe kirekire cyane cyo kwigendera, ariko abari mu gihe cy'ikiruhuko nyine ari mu rugo atari hanze. Papa we Aphrodis ni umuntu wakundaga kuba yibereye hanze, ku buryo rwose kuhamubona mu gihugu byabaga ari ikintu gikomeye cyane, kandi bamubonaga bamukumbuye cyane cyane Roza umwana we. Ubwo rero Roza amaze guhobera papa we bararekurana, akamubwira ati papa winyicisha amatsiko, mbwira ikintu rwose unzaniye, mbwira rwose nawe urabizi ko amatsiko araririje kuri njye, niba ari akantu nzaniye kame hakiri kare cyangwa kari mu modoka njye kukirebera. Aba ari abakire urabyumva, aba yinjiye mu gipangu nyine, akinjiramo nyine agasiga imodoka muri parikingi, maze Roza akiri kuganira nyine na papa we bakiri ku umuryango ufunguye wo ku irembo cyangwa se kuri salo, abahagaze nyine ari kumwe na papa we yambaye neza, yambaye ishati, yambaye karuvati, aba ari umugabo nyine uri hagati y'imyaka 50 na 55. Ni umugabo uri mukuru, ariko nyine ugaragara nyine nkaho ari umusore bitewe n'uko aba yarabayeho neza, kandi ari umunyamafaranga rwose ku buryo bugaragara. Rero Roza ajya kubona, akabona haje umumama uri kumwe n'umukobwa, bafite ibintu byinshi, bafite amamvelope, amambalaje, bafite nyine n'ibikapu binini, bari kumwe bari guseka, bari kuza nyine baganira, bari ko ntamenye ibintu bari kuvuga, ko bari baturutse hirya aho imodoka ya papa we yari iparitse. Papa we rero yakibabona bari kuza rwose bishimye, yahise arekura Roza aramubwira ati surprise. Roza yibaza surprise, nese papa aba ni bande ko mbona bari kuza bishimye cyane baseka, ni ubwa mbere mbabonye. Papa yaramubwiye ati nyine ni surprise, nese nakubwiye ko surprise iteka bari surprise, nizangukorera utuntu rwose tukunezeza, uri umwana wanjye, ariko nyine ukuntu bimeze ibintu tujya tuganira urabizi ko nta kintu njya gukora ntakubwiye, ariko ibi byo nari mbizi yuko ari surprise nzagukorera. Ubwo abantu bahise babageraho, yari umumama muto w'inzobe, uvuga gake ariko uvuga neza, ubona nyine yitonze, ari mu kigero cy'imyaka 39 cyangwa 40. Uyu mumama rero yaraje arabegera, arabasuhuza Roza, bigaragara ko nyine Aphrodis we baba bari kumwe mbere, noneho n'umukobwa bari kumwe nawe mwiza cyane w'inzobe, ufite imyaka mu kigero cy'imyaka 20, arahagize nyine nawe asuhuza Roza. Roza ubwo yari yumiwe, telefone nyine ayifite mu ntoki. Papa we ahita afata ijambo aramubwira ati Roza rero mwana wanjye, Samuel ntabwo ahari, ariko urabizi ko uri mukuru no kuruta Samuel, iyi surprise rero naguteguriye, ngira ngo twinjire muri salo n'aba bantu nyigusobanurira. Roza yari yumiwe, yaragiye nyine, hari binjira muri salo, baricara muri salo nziza cyane y'amadiva rwose, intebe nziza, ahantu hateguye, bigaragara ko nyine ari mu bakire. Bamaze kwicara rero, Roza ahita azanira papa w'amazi yo kunywa mu ijagi, aricara amubwira ati papa ndabizi ufite inyota, rero murakagira inkuru. Rero papa yasomye ku mazi, amaze kunywa amazi abwira ati Roza rero mwana wanjye, aba bantu ureba, uyu nguyu twicaranye yitwa Veronica, ndetse n'uyu nguyu uyu mukobwa nawe mwiza mugenzi wawe yitwa Shelia. Aba rero akaba ari abantu ubu ngubu kugeza ubu bamwe mu bagize umuryango wacu. Roza aramubwira ati ngo ku bagize umuryango, papa none se nkeka kuri kwikinira, ariko papa yaramubwiye ati no, nakubwiye ko ari surprise, ni ibintu maze igihe narateguye
kandi ndabizi ko ugomba kubyishimira. Roza mwana wanjye, urabona hashize imyaka igera kuri 4 ndetse igiye kurenga mama wawe yigendeye. So rero bitewe n'uko mba ndahari, mba mfite ibintu byinshi ndimo, ntabwo nifuje ko ubuzima wabayemo wiga kaminuza ukomeza kubamo no muri iki gihe usoje kaminuza. Nshaka kuba mu rugo wishimye, nshaka ko ubona umuntu kuba hafi, ndetse nshaka yuko nyine umunezero wahoranye kuva kera ugaruka, kandi ukagaruka muri ubu buryo. Nanjye uranzi ntabwo nkunda kuba ndaha, mba ndi mu bintu byinshi mba nagiyemo. Ubwo rero Roza mwana wanjye, nta yindi nabonye inzira yo kuba twahora twishimye cyangwa se tugakora ibintu bitunejeje tudafite mama nyine cyangwa se umutima w'urugo. Uyu Veronica rero ndagira nkubwire ko guhera ubu ngubu ugomba kumufata nka mama wawe, ni inshuti yanjye, ni inshuti yawe, uyu niwe mugore wanjye nakunze. Veronica rwose nkabanje kumukwereka mwana wanjye, kandi uyu munsi nyine guhera none nta rungu muri urugo, kandi na Sheila ndamwizeye nawe nta rungu ateye. Ikindi, uyu Sheila ureba umwana w'umukobwa, urabona ko nyine muri mu kigero kimwe nubwo muruta ariko si cyane, waracyari gutangira kwiga nyine kaminuza nibwo agisoza amashuri yisumbuye. Sheila rero nyine niryo zina rye, nawe ni umukobwa wa Veronica. Rero nkaba nifuza ko mumenyana kandi mukamenyerana. Ubu ngubu urabizi ko mfite urugendo, kandi ngiye kumara iminsi 3 gusa inaha ngaha, kandi ni ibintu nyine numvaga ko ntabikoze iki gihe, mu gihe nzagaruka ntinze byazaba bitagikunze. So rero ndabizi ko muri iyi minsi 3 cyangwa 4 ndi bumara aha ngaha turaba tumaze kumenyerana, uraba umaze kubamenyera, rwose ni ibintu byiza. Veronica rero umugore mwiza, nawe Sheila mwana wanjye, uyu yitwa Roza, ni umukobwa wanjye. Ndakeka ari ubwa mbere mumubonye, mwamubona ku mafoto muri wallpaper ya telefone yanjye, murabizi ko ni ubamo, mbese muramuzi mwe bihagije, twagiye tumuganiraho kenshi. Rero ndabona mwishimiye namwe kumubona. N'uyu nyine Roza nkunda kubabwira, umukobwa wanjye mwiza. Roza rero afite musaza we udahari, kuko ubu ngubu nyine ari ku ishuri, yitwa Samuel. Ntabwo ahari ubu ngubu, ariko yiga nawe mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye. Nawe ari hafi gutaha, nyine harabura urumva amezi 2 ngo nawe aze nyine abajoyininge, kandi mu gihe kizahoraho. Rero uyu nguyu ni umwana wanjye, kandi bombi ni abana banjye. Ariko Rose, wahamagaye Desange ko narinzi ko nawe ari buze kuba hari? Ubwo Roza we yari yumiwe, ibi nabibonye ubwo ngubwo amaze nyine igihe ari aho mu rugo, yumiwe ari kuvuga papa se, nyine yumiwe nta kintu ari gukora. Ubwo Roza yahise ahaguruka agenda areba Desange wari mu gikari, ko yari yamuhamagaye atari kumva, maze amusanga mu gikari ari mu gikoni, aramubwira ati Desange. Desange aramubwira ati karame, umva nkubwire. Desange yaramwegereye bwira ati uri kumva abantu bari gusekera muri salo? Ndi kubumva. Si abashyitsi se? Papa we ntiyari yasize ambwiye ngo nitegure, ngo haraza kuza abashyitsi hano, nibo baje se? Hoya, ni ibindi bintu bidasanzwe mwana. Ni ibiki se ko mbona wagira ngo ntiwishimye? Waba uzi ko papa azanye umugore? Rwose abo bantu uri kumva basekera muri salo nta bandi, ni umugore w'igitukutuku uri kumwe n'umukobwa w'inzobe nawe basa nyine, ngo ni umukobwa we. Mbonye baziranye na papa ngo ni umugore we, gusa mbonye ari abana beza nyine, ni beza bya hatari. Kwino nyine ubasuhuzeho. Ubwo Desange yaraje arinjira, araza arabasuhuza nyine mu cyubahiro cyinshi, aca bugufi agenda abasuhuza, asuhuza ahereye kuri Veronica, asuhuza na Sheila, asoje nyine asuhuza papa wa Roza, kuko nyine yari yagiye mu gitondo nibwo yari agarutse. Ubwo ngubwo hari mu masaha y'amasaa 11 z'umugoroba, maze Aphrodis abaza Desange ati Desange, ibintu twavuganye se bimeze bite? Ati birateguye boss, rwose ibintu byose biri ku murongo, ntugire ikibazo, kandi nanjye ndahari. Reka ahubwo ntegura ameza, ubwo mu kanya muraba mwisanga. Toke bigire vuba nta kibazo, nshaka gusangira n'umuryango wanjye bwa mbere, kuva nyine uyu munsi ari umunsi udasanzwe rwose. Ndashaka ko mwishima mwese, buri wese icyo ashaka nyicyo, icyo ashaka ry'icyo. Uyu ni umunsi mukuru muri urugo. Rero gira utegure
nawe kandi uyu munsi ntujye kurira ahandi, uze dusangire rwose ku meza amwe kugira tuganire twisanzuraneho. Niba ntanakubwiye mbere y'uko ugenda, uyu yitwa Veronica, ubu guhera ubu niwe nyokobuja cyangwa se mabuja wawe, ubu akaba ari umugore wanjye. Uyu nawe yitwa Sheila, ni umukobwa we ariko ni umukobwa wanjye, ubwo mufata nk'umukobwa wanjye n'ubundi, ndetse ni mugenzi wanyu, mugomba kubana nawe nk'umurumuna wanyu kandi mugomba kumukunda nk'uko nawe nkeka ko abakunda. Rero uyu nguyu abangaba nyine mugiye kuba mubana mu buzima bwa buri munsi, kandi mubakire, munyemerere tubakire mu muryango nk'abantu nyine bazi kwakira abashyitsi. Mbikuziho rero Desange, ntuze kunsebya. Hoya nta kibazo boss, ibintu byose ndabikora neza, ntugire ikibazo. Desange ubwo yahise ahindukira agenda yumiwe, yivugisha, none se ubu ngubu Roza arakira ate noneho aba bantu? Ko Roza muzi ari umuntu witonda, ari umuntu mana yanjye uhorana ibintu byinshi mu mutwe, yumva yuko mama we yagiye kare, agira ati ubu ngubu koko n'aba bantu bagiye kubana bate? Buse uriya mugabo we udakunda kuza muri uru rugo, uza rimwe katatu mu mwaka, atazi ngo ubuzima bumeze bute, ubu koko Roza agiye kubaho ate? Yewe ndarira Roza se, ubuse njyeweho ndabahonte ko nanjye ahubwo wabona zinyakiye. Imana ibidufashe bibi byuya ntibiba amaraso. Uyu mugore aba ateye neza nk'uko ndi kubona aseka rwose, afite amenyo meza we n'umukobwa we. Aha, ubwo Desange yaragiye nyine ategura sala manje, ategura ibiryo rwose byinshi, yari yiriwe umunsi wose ateka, ndetse yanabwiye nyine Roza ko papa we yamubwiye ko agomba gutegura ibiryo byinshi kandi byiza cyane. Bwagezeho nyine Desange arabahamagara ati karibu rwose ku meza byatunganye. Ubwo Aphrodise yahise avuga ati wow, muhaguruke rero tugende dusangire, noneho tuganire turi no gusangira. Baragiye barasangira, ubwo bararya rwose, barafungura, barishima, bigaragara ko nyine ibiganiro byaryoshye hagati ya Aphrodise na Veronica ndetse na Sheila nk'abantu baziranye. Ariko ubwo Roza ndetse na Desange bo bari aho nyine utamenya ngo bimeze bite, bo baganira nyine dukeya, ariko bumewe nyine ku cyemezo Roza papa we yari yafashe atamumenyesheje kandi kibatunguye bose. Ubwo basoje kurya, maze Aphrodise, ubwo hari mu masaa 12 gutyo n'igice ibiganiro birangiye, Aphrodise yasabye Desange kujya kwereka Sheila icyumba nyine azajya araramo. Desange yaramubwiye ati okay, nkurikira nta kibazo nkwereke. Baragiye, maze arafungura icyumba, afunguye aramubwira ati iki nicyo gitanda kiba ahangaha. Desange aramubwira ati iyi nicyo gitanda cy'abashyitsi nyine bararaho, ariko ni cyiza, kirateguye n'amashuka ameze neza, nta kibazo. Oya, ngeri ibara sindikunda, nshaka ko nta mashuka ya pink mwaba mufite muri urugo. Desange aramubwira ati none se ko ntayahari, ubwo ngubwo ntago mwaba mukoresha ayo ngayo, wenda umuntu akabibwira boss cyangwa mukabibwira boss ko mutayishimiye, wenda akazashaka uburyo agura andi. Toke nta kibazo, ndakoresha iyanjye mfite muri valise, mpiyo valise iri aho ngaho. Anga yakureho usigeze couvre yo gusasa, ariko amashuka yo kwiyorosa yo ntabwo nakiyorosa amashuka ya Jane. Ubwo ngubwo Desange yahise akuraho amashuka yari ari hejuru, asigaho nyine couvre yari iriho, maze umukobwa yinjiza valise ye mu cyumba kiba kirimo kirimo ibyangombwa byose bikenerwa nyine nk'icyumba nyine cyuzuye, kuko papa we yari yagiteguye, cyangwa se papa Roza yari yagiteguye, kuko papa Roza yari yagiteguye nyine nk'icyumba nyine cyakira abashyitsi ku buryo nta kindi kintu bakenera. Ubwo Desange yahise ahindukira nyine ajyana amashuka mu kindi cyumba cy'abashyitsi cyari ku ruhande, ari kwibaza ukuntu uwo umwana w'umukobwa apinze amashuka meza yari asashe kuri icyo gitanda, akavuga ngo nibamushakira amashuka ya pink kuko atarara muri ayo ngayo yari ashashemo. Ubwo Roza ari kugenda yahise ahura na Desange ari kuva mu cyumba cy'abashyitsi. Roza aramubaza ati none nicyo cyumba bakubwiye ujya kwerekana uriya mukobwa? Desange aramubwira ati oya, ahubwo mva nkubwire, nyine Sheila yanze ya mashuka yarashashe mwa kiriya cyumba, niyo mpamvu ubona mvuye mwa kiriya cy'abashyitsi mvuye kuyashyiramo nyine, ngo ashaka amashuka ya pink, ngo kandi yasanze ariya ngo ari ay'umweru, ngo rero ntabwo yakoresha, ngo ni ugushaka amashuka ya pink. Ubwo Roza aramubwira ati ngo ko amashuka mbwe biki? None si Huye ari kurambeshya,
dushobore kuba wize kubeshya aba bantu bakigera. None se ni gute yakanga amashuka asa nabi se? Twiya kandi ejo aribwo nayateye ipasi. Ntabwo uzi ko papa wawe yari ari kumbwira ngo kiriya cyumba ngitegure ngo hari umushyitsi afite ngo uzaza kubasura, ngo wowe umwana ngo uzaza kubasura. Ntuzi ko ejo wenda ubwo yabimbwiye, nari ndi kugira wenda ubwo yabimbwiye uri muri dushe, ariko yarabimbwiye nari nateye n'amashuka nayateye ipasi rwose yameze neza. Genda uyarebe mu cyumba nyashyizemo. Bishoboka biteze. Nkurikira. Aragenda, Roza arebye amashuka asanga amashuka azinze neza ariko arambitse mu gitanda nyine kiri mu cyumba kindi cy'abashyitsi. Ati none se we uba abantu se turabashobora? Ndumva ibintu byahindutse. Gusa papa we rwose namurakariye, njye nari nzi ko ntacyo batwaye, ariko ndumva ibintu bitangiye guhinduka. Ubwo ngubwo ubuzima bwarakomeje nyine. Umunsi wa mbere Sheila nyine yajyanye na Roza ndetse na papa wabo cyangwa se papa wa Roza kumutembereza no kumushopingira, kugura imyenda, ibintu byinshi nyine baragura barataha. Ubwo bageze mu rugo basanze nyine Veronica ari mu rugo ariko ari kubwira nabi Desange. Mbwira ati ubu ngubu se ibi biryo watetse nese usanzwe ukora ahangaha? Ubwo basanze binjiye nyine, basanze Desange ari kuvuga ati ni ukuri kose niho nkora kandi ibi bintu rwose mbimazemo iki. Ubu si ibi bintu kuko bitetse nabi, ibiryo natetse si byiza kuko mawe. Ati hoya si ibi biryo ariko ndabona ntacyo bitwaye. Ubwo yabonye nyine Aphrodis yinjiranye n'abakobwa, ati nyine subira mu gikoni utegure n'ibindi, rwose ujye uhora uteka utya nta kibazo rwose, nanjye nabikunze nkunda ukuntu uteka. Ubwo Desange yahise yumirwa akurikije ukuntu abonye uwo nyirabuja, ahise ahindura imvugo yari ari kuvuga, kandi ari uko abonye Aphrodis na Roza ndetse n'umukobwa we binjiye ku muryango. Ko Desange yagiye mu gikari yumiwe nyine mu gikoni ho yakundaga kuba yibereye, ariko nyine bitangira nyine kumucanga, atangira kumva yuko ari jene, atangira kumva ko bashobora kuba barinjiriwe. Ubwo ngubwo byarakomeje rero. Ku munsi wa gatatu Roza abyuka mu gitondo nyine afasha Desange gukora amasuku yo mu rugo, kuko Roza na Desange bari bameze nk'abavandimwe. Desange ameze nka mukuru wa Roza kuko aba yarahaje rwose ahamaze imyaka irenga 10 kuko na mama wa Roza ndetse na Samuel aba yaritabye Imana. Desange aba muri urwo rugo. Noneho rero kuri uwo munsi nyine Desange bari gukoropa, bakora amasuku, bahanagura ibirahure, yabwiye Roza ati ariko Roza, tuzi ko ejo mabuja yantutse ngo natetse ibiryo bibi, biriya biryo mwaraye muriye byari bibishye uyu munsi w'ejo. Hoya ariko ntukambaze ibyo bibazo, ryari so uteka ibiryo bibi? Ntabwo uzi ko ibiryo no ku ishuri nangaga kurya nkaza kurya hano ibiryo? Ibyo bintu utangiye kandi ni ibiki? Ubwo uratangiye ubwo ari wowe. Ngiye ntukambwira amagambo ntayo ugira, nanjye ntayo ngira, ntutangire guhinduka kubera aba bantu. None se ni gute wambwira ngo yanze ibiryo kandi yarabiriye ataranasigaje? Taha ngiye ntabwo urabizi, sinakubeshya rwose Roza, tumaranye igihe, mbese meze nk'umuvandimwe wanjye, kandi yankeka ko kuri we ndi nk'umuvandimwe we. Nyine niko bimeze, idasaba ubwo kubera icyo uri kuvuga utyo. Ngirebe ejo uri kumbwira ngo amashuka Sheila yayanze. None se ubwo ibyo bintu kuko none ngo nyina ngo yakoze ibi n'ibi, ibyo bintu no, reka dufate aba bantu neza, bazatubanira ariko natwe twababaniye. Njye mbona ari abana beza. Ubwo Desange aramubwira ati gusa yarabimbwiye ubimenye kandi sinjya mbeshya ubyumve. Barakomeje barakuba nyine bikorera amasuku. Ubwo ngubwo Veronica ndetse na Aphrodis babyutse mu ma 5 z'amanywa, ariko Sheila we yari ataranabyuka. Ubwo ngubwo barabyutse, Aphrodis ahamagara Roza aramubwira ati Sheila ari hehe, ko nshaka ko hari ahantu mujyana na Veronica, ko hari ibyo nshaka tujya gushakisha kandi bidahari. Nshaka mwitegure, tugiye kujyana nyine mu kanya nka 8 turaza gusohoka tugende. Roza yahise agenda komanga ku cyumba cya Sheila, ariko Sheila ntiyafungura. Noneho hashize iminota 40 arongera asubirayo gukomanga, ahamagara Sheila. Arabyuka arafungura. Tibite ku nkomangira se wowe? Se Sheila wowe 5 zirageze ugisinziriye? Umva, papa yambwiye ngo byuke witegure nanjye nitegure, turaza kugenda mu kanya 8 hari ahantu turi bujyane. Ubwo nagira nkubwire nyine ubyuke. Nese ubu nuko urananiwe ariko
nari naniwe nyine, numvaga naniwe rwose, ejo byumva ni ishuri kandi ntabwo nyine nshaka kuzarirwa nsinzira ejo ku ishuri. So rero urumva yuko nagombaga kuruhuka bihagije. Ubwo ngubwo Sheila yarabyutse nyine ajya mu dushe aroga aritunganya nyine, ari nako na Roza nawe yitunganya, maze saa 7 n'igice zigeze bose bari begamiye ku modoka hanze nyine ya papa wabo bagiye nyine gusohoka. Ubwo ngubwo baragiye nyine binjira mu modoka, papa we na mama we baraje nyine bari kumwe bambaye neza. Papa we yari umugabo wambara neza cyane w'igikwerere, ndetse na mama wa Sheila nyine Veronica ari umusirimu cyane rwose, bambaye neza. Maze Roza ahita avuga ati oh wow, siko muraberanye, ewe kora papa wazi guhitamo pe, waranyemeje hano. Gusa Roza nubwo yabwiraga papa ibyo ngibyo, yabaga ategereje umwanya bazaba bari kumwe bombi, amubaza impamvu yakoze ibyemezo nk'ibyo bikomeye atamumenyesheje. Ubwo binjiye mu modoka baragenda nyine, papa wabo agenda abereka, kuko nyine bari bashya mu mujyi bari batuyemo nyine muri uwo mujyi. Veronica ndetse na Sheila bari bashyashya, kubera ko ahantu bari bazi ni kuri kaminuza Sheila azajya yiga, kuko bari baragiye ku ishuri nyine kwishyura no kumenyesha aho agombaga gukomereza amashuri, niho bari bazi gusa. Ubwo baratembereye, batembera umujyi, batembera rwose aya masaha menshi bayamara bari gutembera bagenda babereka. Ubwo Roza yereka Sheila na Aphrodise yereka Veronica umugore we nyine ubuzima nyine bwo mu uwo mujyi nuko bimeze. Ubwo saa 1 n'igice bayifatiye kuri hoteli kugira ngo basangire cyane mugoroba nk'abantu basohotse. Bo baragiye barasangira, barifotoza, baranywa, mbese barishima nyine kuba bari kumwe. Ubwo urumva Aphrodise yarasigaje amasaha atarenze 48 ngo yongere ave mu gihugu ajye hanze nyine muri business cyangwa se mu kazi ke yakoraga hanze kandi agatinda. Ubwo yagombaga nyine kugerageza kwereka nyine umuryango ko awuhuje kandi akabasigira ibyishimo, akabasaba ko bakomerezaho. Byarakomeje ubuzima nyine, baraburya baranataha bwije, ariko nyine bataha Veronica yasinze kubera ko yari yanyoye nyine inzoga we, kandi ntabwo abandi bo banywaga inzoga. Na Aphrodise yanywaga inzoga ariko gake cyane, we ntabwo Roza yari bwigera abona papa we yasinze. Gusa nyine Veronica we yari yanyoye nyine yishimye cyane yanezerewe, ariko bose bakomeza kubifata nyine. Roza ndetse abifata nyine nk'aho ari uko byari ibyishimo, nawe uretse ko atanywaga inzoga yumvaga nyine ubwo nawe yaza kuba yinywa yari kuba yasinze, nyine abifashe nko kwinjoyinga cyangwa ambiance isanzwe nyine yo kwishimira ko bahujwe na se nk'umuryango mushyashya bagombaga gutangira. Unyihanganire ndi kwihuta kugira ngo noneho inkuru itaza kuba ndende nyine nk'izisanzwe nkora cyangwa izo nsanzwe nkora, ndagira ngo iyo rwose ize kuba ngufi kandi unkurikire rwose ntuze kurambirwa. Rero ubuzima bwarakomeje. Mu gitondo rero urumva babyutse bose batinze, uretse Desange wagombaga kubyuka kare nyine agategura breakfast, agategura ibintu byose ku meza, ndetse uwo munsi na Roza yatinzeho, yabaye nk'utindaho, ariko n'ubundi niwe wabyutse mbere y'abandi. Rero bwagezeho nyine Roza agenda gukomanga ku cyumba nyine cya papa we, arabahamagara kuko Desange yari yanze kujyayo, yamubwiye ko nyine watajya gukomanga kuri uriya mugore kubera ko Veronica nyine ashobora gusohoka ari kumutuka. Ubwo ngubwo Roza yahise afata umwanzuro wo kujya kubyikorera, akomanga nyine ku cyumba cy'iwabo, maze barabyuka baraza basangira ibya mu gitondo. Ubwo hari hamaze kuba nka saa 3 n'igice nyine aribwo bakibyuka. Barasangiye ibya mu gitondo, ariko Veronica ntabwo yari ameze neza, yari agifite hangover cyangwa se inzoga zitaramushiramo, ariko nyine Sheila we yari ameze neza cyane ko yari yitegura kujya ku ishuri nyine ku munsi wari ukurikiyeho. Uwo munsi biriwe mu rugo bareba filimi, bishima, basangira utuntu. Ubwo Sheila ndetse na Roza baganira nyine ibintu bitandukanye nk'abantu baziranye bamenyerana, kugira ngo bajye bamenya uburyo nyine bazabana, kuko urumva Aphrodise we yendaga kwigendera nk'uko byari bisanzwe. Ubwo Roza yari ari kwereka amafoto ya Samuel nyine yereka Sheila, amwereka amafoto y'uwahoze ari mama we, uwo waritabye Imana nyine
amwereka nyine ibintu byinshi mbese bijyanye n'amateka yabo no muri urwo rugo kugira ngo bazabashe kubana baziranye mu buryo burambuye. Ubwo bwaragezeho mu gitondo, ubwo Aphrodis yagombaga kwerekeza agafata indege akerekeza hanze nk'uko nyine byari bisanzwe. Ubwo mu gitondo bateguye nyine uburyo bwo gufata amafoto ya nyuma nyine yo mu rugo, maze Desange arabafotora nawe barifotoza, maze bajya mu modoka. Rose arabatwara cyane ko yari afite nyine perimi, yari azi n'imodoka nyine yanyuzagamo agatwara se, maze nyine Rosa ndetse na Sheila bajya imbere, maze Veronica ndetse na Aphrodis bajya inyuma nyine, abana barabatwara bajya ku kibuga cy'indege. Bageze ku kibuga cy'indege rero Aphrodis yarabahobeye, ahobera umugore we, ahobera Rosa, ahobera na Sheila ndetse abasezeraho bose, abasaba ko bazabana amahoro kandi ko nta nkuru mbi ashaka kumva ishobora kuba yamubabaza mu gihe yazaba atari mu gihugu. Aphrodis yarabwiye ati rero Rosa mwana wanjye, Sheila mwana wanjye, mbasabye kuba abavandimwe nk'uko nanjye mbafata nk'abana banjye, mbafashe kubanira mama wanyu nk'uko nanjye ngomba kumubanira, kandi nawe ndamwizeye azababanira. Ni umwana mwiza rwose, Rosa niwe mbwira. Rosa nawe rero ni umwana mwiza, nta kibazo muzagirana, kandi nzajya mba mpari kuri telefone, tuzatuvugana kuri video call, ibintu byose rwose muzajye mumbwira, dusangire ubuzima, munsharinge buri kintu cyose, kandi nanjye nzambasharinga buri kintu cyose cy'ubuzima ndimo, naho ndi kunyura n'ibyo ndi kunyuramo. Rwose nizere ko nta kintu kizaba ngo Rose ukimishe, cyangwa we Sheila, cyangwa nawe madamu Veronica, kandi urabizi ndagukunda cyane. Bana banjye rero namwe ndabakunda cyane. Byose mba nkora ni ukugira ngo dutere imbere, dukomeze turusheho kuzabaho no mu buzima bwiza, namwe kandi n'abagabo banyu n'ingo zanyu muzabeho mu buzima bwiza. Ndabakunda rero, bibaye ngombwa ko ngenda, musigare amahoro kandi Imana ibandindire. Ubwo Rose yabwiye papa we ati papa, nubwo nyine ugiye nashakaga kukuvugisha, ariko nifuzaga nyine kugushimira kuba nyine warantekerejeho ukampa nyine umuryango mwiza wa Sheila ndetse na mama we ari nawe mama wanjye. Rwose warakoze cyane, namaze kubibona rwose iyi minsi inishize, narabibonye ko tuzaba inshuti kandi tukabana neza, nta rungu nta kibazo tuzongera kugira njyewe na Samuel, kandi nizeye neza ko Samuel nawe naza bazabana ko azanasanga nyine njyewe twaramenyeranye, kandi rwose ndabigushimira mbikuye ku mutima. Yego warabimpishe, ntabwo turabikemuraho, ari bo bangurira, ari Sheila na mama we bangurira, cyangwa wowe, tuzabiganiraho mbese nugaruka, ariko rwose mugomba kungurira kubw'ibanga mwampishe, cyangwa surprise nyine idasanzwe. Gusa nyine kiruta ibindi, namwe ndabashimiye kuba mwaremeye kuza mugakunda papa, nanjye mukankunda, kuko ntabwo mwamukunda mudakunda abe aribo njyewe na Samuel ndetse na Desange. Rero ndabashimiye namwe mbikuye ku mutima, na papa ari kubyumva. Rwose nizeye ko tuzabana neza, kuko nta kibi rwose mbifuriza, nta kibi cyanturukaho, namwe kandi nuko bizagenda. Papa ndagusezeranya ko rwose yaba njye yaba Sheila tuzabana neza, ndetse na mama wacu tukamwubaha kandi tukamwumvira. Ubwo rero ugende nta kibazo ufite ku mutima rwose. Njyewe Rose umukobwa wanjye nsigaye mu maboko mazima, kandi n'abo usize nabo basigaye mu maboko mazima. Ubwo rero uzagira urugendo ruhire, kandi amahirwe Imana izakurinde. Ubwo ayo magambo yose Aphrodis imosiyo ziramufata, agahita yongera agahobera Rose umukobwa aba yarasigaranye nyine, aba yarasigiwe n'umugore we ubu maze imyaka 4 yitabye Imana. Ubu ngubwo Veronica nawe ahita afata ijambo akabwira umugabo ati rwose papa Rose, urabizi neza ko nagukunze, nta kindi kintu ndebeyeho, kandi urabizi amateka yacu uyu munsi cyangwa se iminsi ishize yarayo gushyira mu bikorwa ibintu nyine Imana yari yarateguye igihe cyose gishize. Nubwo wenda bitamaze akanya uhari, ariko nishimiye ko basi ibyo twifuzaga bigezweho, kandi na Rose umwana wacu mwiza akaba yaratwakiriye neza, ndetse n'uramukozi wacu Desange. Ubwo Rose ahita abwira Veronica ati rega Desange ntabwo tumufata nk'umukozi, uriya nawe ni nk'umuvandimwe wanjye, ntabwo tumufata nk'umukozi, na papa arabizi. Uriya Desange buriya amaze imyaka irenga 10 hano.
tubana mu rugo na mama w'aba Roza ndetse na Samweli mama wabo agihari, buriya Desange yari ahari, ni umwana wacu, nta tandukaniro rye mu mutima wanjye na Roza agira kuko ni umwana watubaniye, watubaye hafi kuva ari muto, buriya tumaranye imyaka 10 kandi urabona ko ni umwana mwiza, nta kibazo cye. Niyo mpamvu wumvise rero Roza atewe ikibazo nuko umwise umukozi, ntawe kindi kidasanzwe. Roza ntabwo yari abizi, ntubigire ikibazo, oya nta kibazo, nawe nuko nyine ashaka kumusobanura nyine bisanzwe tu, agahita nyine yiyumanganya. Ubwo nawe abwira nyine umugabo, maze Sheila nawe akavuga ati rwose nyine muzagira ibihe byiza, twiteguye kongera kubakira kandi tuzabakumbura. Ati rwose nanjye nuko. Arongera akabahobera bose maze akerekeza nyine akajya gufata indege nabo, bagahita bafite imodoka nyine. Ubwo ngubwo Roza akabatwara bakagaruka mu rugo. Kuyo bageze mu rugo baraganira nyine buri wese, ariko bamara kuganira akajya mu bye, ubuzima burakomeza. Kandi Sheila nyine urumva atangira ishuri, agatangira kujya ajya kwiga nyine mu bisanzwe kandi agataha nimugoroba. Ubwo nyine ubuzima bwarakomeje, maze nyine Sheila ndetse na Roza batangira nyine kuba abana bombi mu rugo, ndetse nyine utibagiwe na Desange. Gusa ibintu byatangiye nyine guhinduka kuko ntabwo nyine Desange yari akisanzura cyane mu gikoni, kuko nyirabuja cyangwa se Veronica yari yarahinduye ibintu. Ubwo ngubwo haciyeho nyine ibyumweru 2 babanye neza, maze Veronica gutangira guhinduka nyine, azana ibyo gutangira guhinduka, akabwira Desange nabi, Desange bikamubabaza, ariko nyine yabibwira Roza akabihakana, kuko Roza ntabwo yizeraga ko ibintu Desange amubwira kuri uwo muryango ari byo kuko. Noneho umunsi umwe ubwo Roza yari ari muri dushe, ariko atarafungura amazi nyine, cyangwa kumwe uyu uri mu koga nyine ufungura amazi, yari agiye dushe. Noneho ageze muri dushe yumva abantu bari gusakuza mu gikari. Noneho rero asa nk'ufunze amazi nyine, atega amatwi ibyo abo bantu bari kuvugana. Agiye kumva yumva nyine Veronica ari gutuka nabi Desange, amutuka ibitutsi bibi cyane. Ubwo bari mu gikoni, Veronica ari kuvuga ati, ubwo bari mu gikoni Desange ari kuvuga ati ni ukuri kose mabuja, rwose nta kintu mba ntakoze, sinzi impamvu rwose ubona yuko njyewe nta mumaro mfite ahangaho ukanantuka ibyo bitutsi bingana bityo. Ubwo Veronica aramubwiye ati ziba, waje hano uri karya rugo none ngo wigaruriye urugo warugize urwawe, ahangaha amenya ko ibintu byahindutse. Kandi sinzigere menya ko uriya mukobwa Roza yigeze amenya ikintu na kimwe cyiko nguko njyewe nawe tumeze. Nakubwiye ko ibiryo uzajya ubiteka ibyo nakubwiye, kandi ukabiteka uko nabikubwiye. Kandi ibi ngibi mennye ugomba kuzajya ukatwa amafaranga yose y'ibi biryo mba namenye watetse nabi. Njye nakubwiye uburyo uzajya ungaburira, ntaho bihuriye n'ibyo usanzwe ugabura ahangaha, byaba biryoshye byaba bitaryoshye ugomba kubiteka uko nabikubwiye, cyangwa se uve muri urugo njye mbyikorera, cyangwa nza n'undi mukozi. Ntabwo rwose ibintu byo bya Aphrodis, ibintu bya Marilene wahoze ahangaha, uwo nguwo Marilene yarapfuye, ntabwo agihari ahangaha. Rero utagira ngo njye Veronica na Marilene turadikanyijwe, rwose ndagira ngo nkubwire ko umenya ko ibintu byahindutse ahangaha. Amafaranga y'ibi biryo mennye ndayagukata, kandi ubutaha ntuzongera gukora ayo makosa nzagukubita kandi ngumerere nabi cyane. Ikindi, amasaha yo kubyuka uzajya ubyuka saa 10, ugomba kubyuka saa 10 kandi ukaryama nyuma yacu twese. Ni wowe uzajya uzimya amatara yose yo mu nzu, kandi ni wowe wenyine uzajya ukoropa, ntabyo kubwira Roza ngo agufashe gukoropa, ntabyo nshaka. Ndashaka ko ari wowe uzajya ukoropa, cyangwa nabishaka nawe ajya gufasha. Ubundi hari Roza hari wowe, mwese ubundi ntimuri nzererezi zo muri rugo, mutarezwe ngo harya ngo nyoko yarapfuye ngo mukiri bato. Yewe narabibonye, ntabwo mwarezwe koko, ariko muzambona, mugomba kujya ku murongo. Ni njye namwe, ntabwo naje hano. Roza yahise afungura amazi yumvise nyine Veronica ari kugaruka muri salo, amera nk'uwari uri koga, ariko yari atunguwe n'amagambo abwiye Desange mu gikoni. Roza yaroze arava nyine ajya mu cyumba cye, maze aritegura, ariko arabanza aricara ararira. Roza yararize rwose bitewe n'amagambo yari yumvise nyine
Veronica yavuze kuri mama we wari umaze imyaka 4 yitabye Imana, avuga ko Marilene nta kintu yari amaze, amusebya, avuga ko atabareze neza, mbese amusebya nk'umugore yasanze nyine mu rugo rwe ariko nyine atagihari. Nongere nkwibutse ko hari hashize imyaka 4 umugore wa Aphrodis ariwe Marilene yitabye Imana azize impanuka, ari nawe nyine wari mama wa Rosa ndetse na Samuel. Ubwo ubuzima bwarakomeje, Rosa yakomeje kwitwara nyine nk'utarabyumvise, arakomeza kwerekana urukundo nyine hako nta kibazo, ndetse yirinda no kwereka Desange ko bya bintu yabyumvise. Bari ku meza aravuga ati ngiye ibiryo rero ndumva bibishye ntago nshaka kubirya, gusa nyine ndumva mama mwantumiriza ibiryo byo kurya kuko ntabwo umuntu yaba ariwe ku masomo urangiza aze arya ibiryo by'umukozi wanyu utazi guteka, ngiye narabirambiwe, ubundi mwashatse undi mukozi. Ubwo bari ku meza abandi bageze hagati barya, ariko we yanze kurya yibereye muri telefone. Ubwo hari hashize iminsi hafi 5 Rosa yumvisha amagambo Veronica yabwiye Desange ubwo bari mu gikoni. Ubwo Rosa yaravuze ati ariko Sheila, ubundi ibiryo birabishye koko, ibiryo sibyo dusanzwe turya. Desange ateka neza, sinzi impamvu uri kwanga ibiryo cyangwa wari hanze sha. Tiwo yariga niba urya imyanda ntukumve ko n'abandi bose barya imyanda, wowe se gusa n'umuntu nyine urya ibiryo biryoha cyangwa ibiryo byiza. Na mama ndabizi ko aba ari ugushinyiriza, si ngo murateka harya. Yewe umuntu ava mu rugo akajya mu kimboteri koko. Veronica yahise abwira Sheila ati se nawe warabibonye? Ntago nari mbizi ko nawe wabibonye, ariko nyine mukobwa wanjye ihangane, burya ngo ugiye buryasaza zimira nzima, nyine nta kundi twabigenza. Gusa ngiye hari ibyo nyine ntabasha kwihanganira kandi nabo barabizi. Rero buretse ngiye guhamagaza nyine batuzanira ibiryo, bakuzanira ibyo kurya, ngiye bimaze kubimenyera nubwo nyine ndi gushaka uko mbikoraho bigahindurwa. Gusa nyine humuragenda witunganye mukanyira babizanye nta kibazo. Ubwo Sheila yahise ahaguruka yigira mu cyumba cye, kuri telefone niho ari ategereje ko bamuzanira nyine ibyo kurya. Ubwo Rosa yararebye arumirwa. Sheila amaze kugenda abwira Veronica ati ariko mama, ntose Sheila ko atari kuri yateye birabizije gute? Kandi ngiye nagira ngo yanze kurya kubera yari amaze iminsi avuga ngo ararwaye ntameze neza, agura ibiryo byo hanze, aza akazana utuntu, umuntu akajya kumugurira utuntu, nanjye nkajyayo kumuzanira utuntu nzi ngo nuko arwaye. None se ko yakize, yambwiye ejo ko yakize, ni impamvu atari kurya ibiryo? Harya ngo birabishye, ibiryo birabishye koko utabeshye? Nyine nuko yabibonye. None se uragira ngo bigende bite? Uragira tumubambe, uragira tumwice nkuko nyoko yapfuye, uragira ngo dukore iki? Ariko abakobwa b'iki gihe we ntabwo umuntu ubaha, ntabwo ubona ko umuntu arwaye, ntabwo ushobora kumva bwari mu muntu koko akubwira ikintu akeneye. Wabaye Rosa yarumiwe, arabwira ati none se koko utabeshye ibi biryo byamwica nkuko mama yapfuye? Ubwo Rosa yatangiye kurira, abwira Veronica atari koko ni gute ushobora kuvuga amagambo nk'ayo? Ni gute ushobora kuvuga ngo mama yapfuye ubigereranya n'ibi biryo Desange yatetse? Desange yamaze imyaka irenga 5 atekera mama kandi twese tukarya tukamera neza, mama akishima ibiryo akabirya kandi akumva aranyuzwe. Na nyuma y'uko agiye imyaka 5 yindi igiye gushira, Desange atekera urugo kandi ngiyewe na papa na Sam tumeze neza kandi turya tukanasangira nawe nta kibazo. None ni gute uvuga ngo mama ngo ibyamwishe ngo ntago byakita ibyamwishe ntabwo byakica Sheila? Sheila ibi biryo byamwica hehe? Ngiye ko nabiriye cyangwa nsanzwe mbirya mpfa? Ujye ubona mpfa? Mwagiye mureka gasuzuguro kameze gatyo. Amagambo akuvamo ntabwo ari meza rwose, ntabwo ibintu nari mbyiteze kandi ntabwo mbyishimiye. Ubwo Rosa ahita ahaguruka akigira mu cyumba cye akikingirana. Ubwo Veronica asigara avuga ati turarakaye, ubwo ugiye guhamagara so? Hamagara ahita atega indege ya private jet ahita aza hano. Ewe ubwo siko nyine ngurakaye, ubwo ziko mpimye, reka kurya. Ubundi si ibiryo usanzwe urya nawe urabyanze tugutumirize mama we? Nta yawe mfite nta nayo uzigera ubona gutumiriza. Ujya urya imyanda ye, ikiriya gikobwa cyanyu kibyibushye nk'icyatekereza, ikiriya gikobwa cyanyu kibyibushye nk'ikidatekereza kiba cyagutekeye. Nanjye ndi hafi kuzabireka uko ibi ngibi ntabwo nabivamo. Ariko ndetse nabireka iki? Urugo n'urwanjye, ubwo ngubwo nareka ibiryo? Ahubwo biteka yagendaho kugira ngo ngendeke ibyo kurya byo mu rugo n'irwanjye. Ubwo Rosa ajya mu cyumba akarira kugira ngo bafate ibya mu gitondo, bakanaza bakabifata, ariko Rosa we ntabwo abyuka.
nuko Desanje aragenda agakomanga bwa kabiri kuri Roza agafungura. aba ari mu gitondo saa 2. ubwo yamaze gufungura Roza ahita amukurira mu cyumba agahita yongera agafungaho. ubwo Desanje abwira Roza ati se Roza kuri kurira wanze kuza gufata ibya mu gitondo, ejo naje kuwandurira ibiryo mbona byose byasigaye ku meza, kubera iki se umeze utyo, urarwaye? ubwo Roza ahise atangira kurira ati no wirira please Roza wirira, ntabwo rwose kijyari cyo kurira, wakabaye wishima, wambwiye ko wishimye, njye ndi kubona wishimye rwose, ntabwo mbyishimira kubona uri se, iyo ndi kubona rwose wishimye mba numva nanjye nishimye, rero ntabwo nakishimira kubona uri kurira gutyo rwose, ndabyanga, umva ko byanga kandi uziko ibintu nanga nawe ubu byanga, rekera kurira umbwira ikibazo gihari. ubwo Roza yahise amubwira ati urabizi Desanje, ati ndakumva, tuzi ko uriya mugore yavuze ngo ibiryo ngo dutekera ngo nibyo byishe mama, ngo kandi ngo nawe ngo we n'umukobwa we ngo ntibateze gupfa urwa mama. ibaza ayo magambo yambwiye maze kubaza ngo impamvu Sheila ngo yanze kurya ibiryo ngo birabishye kandi nzi ko ngiye biryoshye. Desanje ahita amubwira ati yo tihangane ni ukuri, ayo magambo arakomeye kandi ni mabi rwose, nta mugore yarengereye, gusa nyine ihangane Roza, ntabwo ariko bimera, ubwo yari yarakaye, gusa nyine nawe wibuke ko nakubwiye ibintu ukandakarira kandi urabizi ko ntajya mbeshya, ni ukuri ntabwo nakubeshya Roza, urabizi. yambwiye amagambo mabi, ambwira ko ngo mbyibushye nk'umuntu udatekereza, ambwira ko mbyibushye nk'ikimboteri, ambwira ko ibiryo nteka ngo biba binuka, ngo ari bibi, ngo ari imyanda, mbese uzi inshuro amaze kumena ibiryo nkongera ngatangira guteka bundi bushya, buriya wowe ntabwo ujya ubimenya rwose. ibiryo ubona ndi guteka cyangwa se iyo uje tugatekana turi kumwe ntabwo yigera agera mu gikoni, ariko yabonye gato uhuze ndi guteka njyenyine araza ibiryo byose ndi guteka akabimena, akanyereka ibyo ngomba guteka nkongera ngatangira bundi bushya, kandi yambwiye ko ayo mafaranga yose azayankata. ubu rwose utagira ngo ndishimye, ibyo naranze kubikubwira, ariko nyine kubera umbwiye ibyo ngibyo nanjye mpise numva ngize agahinda, nyine mbabare kubikubwira, ariko niko byagenze. Roza ahita yumirwa akamubwira ati ngo azagukata amafaranga, agukata amafaranga se niwe uguhemba, ntabwo ari ibya papa uhembwamo, ariko abantu bigize iki, kuko se uriya mugore ko yatangiye ngiye rwose ibintu ntabwo ndi kubyumva, ni gute umuntu yahinduka kuriya. ubwo bakiri aho bahita bumva imodoka ije pangu, bagahita bahaguruka bakuraho rido bareba mu idirishya, bakabona ni umuntu uzanye take away cyangwa se delivery, ibiryo nyine bazanira abantu mu ngo byo kurya biteguye mu buryo abantu nyine mu buryo bwiza, bikorwa n'amakampani nyine bizwi kuri delivery. ubwo ni ibiryo baba bazaniye nyine Sheila ubutariye kubera ko aba yanze kurya ibiryo Desanje yatetse. ubwo nyine ubuzima burakomeza, Sheila akomeza gutumirizwa ibiryo byo kurya nyine saa 6 cyangwa nimugoroba, saa 6 mu gihe hari muri weekend, nimugoroba mu gihe ari mu rugo, ndetse bo mu rugo bagakomeza nyine kurya bya biryo, rimwe na rimwe Sheila agasangira na mama we yanze kurya. ubwo Roza na Desanje bakirira ibyo biryo bonyine, urumva Desanje abirira we mu gikoni, ntabwo aba cyemerewe kuza muri salo. Veronica yaramwirukanye muri salo, Roza akabirya wenyine, maze ibisigaye nyine Desanje akaza kwandurura akarya nawe ibyo nyine yatetseho, ariko nta wundi wabiriye. ubuzima bwarakomeje, Veronica akomeza kuba umugore mubi, akomeza kubangamira Desanje, akomeza kubangamira Roza, maze umunsi umwe Roza ararakara amubwira nabi. ibi byabaye umunsi Roza yari yaryamye atinze, ari kuvugana na papa we, ubwo yari ari kumubwira nyine amakuru, ariko nta kintu na kimwe yigeze amubwira kijyanye n'ubuzima ari gucamo. Roza yari umukobwa wihangana kandi uri kwegera gukura, nyine umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 24, 23, aba amaze kuba mukuru ku buryo nta kintu nyine ashobora kubangamiraho papa we, cyane ko nyine papa we yakundaga uriya mugore, cyane ko papa we yakundaga Veronica ndetse anakunda Sheila, amufata nk'umukobwa we rwose, anamwohereza gift yohererezaga Roza zabaga zisa n'izo yoherereza Sheila, rwose abafata nk'abakobwa abiwe. ubwo hari hamaze gushira amezi hafi 4 babana kandi bari muri ubwo buzima kandi bubangamye. umunsi umwe rero ubwo Roza yari amaze kuvugana nyine na papa we nyine Aphrodisi, Veronica yaraje akomanga nyine ku rugi, akomanga cyane amubwira ati pite fungura, nshaka ufungura hano. Roza yaraje fungura ati yewe kudakomanga gake,
nese habaye iki? Tumaze kundega kuri se, ndagira ngo nkubwire ko so twasezeranye kandi twasezeranye umutungo wanyu wose nkaba nkufiteho uburenganzira. Ntabwo rwose ushobora kuwunyirukana aha ngaha uko wiboneye. Niba wumva ko ugomba kujya kundega kuri so ngo muri kuvugana, nta kintu rwose ushobora kuntwara wowe. Ahubwo niba ushaka kuzavugana na so mukavugana amasaha angana atyo, wamubwira ibyo ubayemo, utabimubwira, ndagira ngo umenyeshe ko ngiye kukubangamira ku buryo uzibaza niba ari njyewe wabonye nseka cyangwa atari njyewe. Ndagira ngo nkwereke urundi ruhande rwanjye rwijimye, kandi nkwereke ko kuba nyoko yarapfuye rwose atari ikibazo cyanjye, atari n'ikosa ryanjye. Kwirigurira ngo nyoko yarapfuye rero uwo Marirene ntabwo muzi, n'iriya foto yo wabonye ko rwose ntayitayeho. Niyo yari iri mu cyumba iso yarebaga yararaga areba, narayijugunye kandi ntawe uzabimbaza. Na so nabimbaza rwose mfite uko nzabigenza. Ubwo rero niba ari ibyo ngibyo, n'iriya foto ndashaka ko imanuka ndetse guhera uyu munsi. Yimanure cyangwa njyewe nyimanurire. Ntabwo nshaka iriya foto muri salo kugeza iso yaba agarutse nawe, kandi nzabimubwira. Ikindi kandi ntabwo nshaka kuzongera kukubona wiyambarishijwe utuntu tugufi. Nshaka uzajya wambara imyenda miremire. Ntabwo nshaka indaya mu rugo rwanjye. Niba uzi kuri indaya ujye wambara imyenda migufi kandi usohoke ujye ku muhanda bagutege nk'abandi nk'izindi ndaya. Ndashaka ko uhindura imyambarire, kandi namaze kugura imyenda uzajya wambara. Mu myenda yose wambara nta mwenda n'umwe nshaka uzongera kwambara. Ubwo rero ugenda ufata imyenda hariya muri garde-robe yanjye, cyangwa se nta kibazo ndayikuzanira, ariko imyenda yawe yose ndayishaka hanze guhera uyu munsi. Kandi nta yandi magambo mfitanye nawe. Imyenda naguze niyo ugomba kuzajya wambara guhera none. Ndetse na kiriya kibundi cyo mu gikoni ngo ni Desanje, ndashaka yuko azajya yambara nta bintu byo guhindura imyenda nkaho hano ari iwe. Nshaka ko azajya yambara umwenda akawuhindura ari uko wanduye bigaragara. Kandi ntabwo nshaka ko azajya yambara imyenda irenze 3 muri uru rugo. Keretse hari abashyitsi banjye baje kudusura nibwo azajya ahindura. Gusa mu gihe ngihari ubyumva uryo, kandi nta burenganzira ufite bwo kubikoraho ikintu icyo ari cyo cyose. Ubwo Rose arambwiye ati ariko uri muzima cyangwa ufite ikibazo ki? Ngo ngiye ngo mpindure imyenda nambara atareba kumira ukarabwira. Wowe se ibyo bintu byashoboka koko? Ariko kuki wahindutse mu mashira? Ni iki cyaguhinduye? Ko nta kosa nagukoreye, ko nta kintu kibi nakoze. Utangiye kujya untuka ngo uramanura ifoto ya mama. Urabizi ko utamanura iriya foto ndayikunda cyane. Ntabwo rwose ibyo bintu byakunda. Veronica ahita amukubita urushyi akamusunika, avuga ati ushaka kurwana se? Ushaka mbikwereke ko njyewe no kurwana mbizi? Ubwo ahita akubita urugi akamufungirana. Ubwo maze Rose akaguma mu cyumba atyo ari guhamagara akubita urugi ati mufungura, ariko mufungura. Ubwo Desanje araza aje gutabara, ntuje gufungura, maze agasanga Veronica ari ku rugi. Avuga ati tubwo se ni wowe wumva cyane kurusha abandi bantu bo muri uru rugo? Subira mu gikoni se, ko kireba uko kirya ni nako kingana. Ndagira nkumenyeshe ko nawe iyo myenda urimo ugomba kujya uyimaramo icyumweru ugafura ari uko yanduye. Ntabwo wemerewe kwambara imyenda irenze 3 uyisimburanye. Nta nubwo wemerewe kwambara imyenda ntazi kugeza igihe wenda hano haje abashyitsi, kandi nabwo banjye. Ibingirwa y'uyu mukobwa ngo ni Rose, nta mushyitsi n'umwe uzongera kwemererwa kwakira wahinduye imyenda. Uzajya wambara imyenda 3, kandi uzajya wambara indi myenda uhindura iyo ari uko hano ufite abashyitsi kugira ngo ugaragare neza. Subira mu gikoni siko kireba. Uje kumutabara. Ubwo Desanje ahita asubira mu gikoni yihuta, ari kurira, akabura ibyo akora, akabura aho afata n'aho areka, nawe agatangira kurira. Ubwo ngubwo Shira ahita ataha, ahita akubita urugi nyine yinjiye, agataha akabona mama we ahita amwegera ati Shira mwana wanjye uratashye, nagukumbuye. Haranakuzaniye akantu keza, umva nakuguriye telefone nziza, ureka iyo ngiyo wana, nakuguriye telefone nziza. Si uwo ninde uri gukomanga? Tereka iyo ndangare niyo nshege ya Aphrodis. Ubwo Shira ahita abwira mama we ati ntungire ko wamufungiranye noneho, none se n'urwego bigezeho? Tewe naraye nkumvise kari kuvugana na se, kari kuvugana na Aphrodis. Umva ngwino mu cyumba nkubwire. Ubwo ahita amutwara bakajya mu cyumba nyine cya Veronica. Bagera akamubwira ati umva rero umukobwa wanjye Shira, ndashaka ko abantu tubabangamira ku buryo aka gakobwa kikura muri uru rugo kakagenda kajya mu miryango yako, kajya hehe
ntabwo nzi ukuntu nzabikora, gusa nshaka ko agakobwa nyine kava hano, kuko agakobwa niko se akunda cyane no kurusha uriya muhungu we. Ubwo rero kuba dufite amahirwe ko uriya muhungu adahari, na telefone ndashaka kuyimwaka kuko baherutse kuvugana ariko ntabwo yamubwiye ngo aze mu rugo, naramwumvaga. Rero nshaka kumwaka iriya telefone atazahamagara agasaza ke ngo kaze aha ngaha kugira akabona ibyo tubakorera. Umukozi we namaze kumuha urutonde rw'abantu agomba guhamagara ndetse na nimero za kariya gahungu namubwiye kuzisiba muri telefone. Ubwo rero ndashaka ko tukababaza ku buryo kifatira umwanzuro wo kuva kakagenda akajya mu miryango yako, ndetse ntabwo nzabikora gutyo gusa. Nafashe umwanzuro rero wo gushaka uburyo nyine aritwe tuguma muri uru rugo, kandi aritwe dukomeza dukontorora ku buryo na Aphrodis ibi bintu atazamenya aho byarengeye, ku buryo na Aphrodis ibi bintu rwose tuzabikora ku buryo nta kintu na kimwe amenya. Urabona yaranyizeye, bizinesi zose ninjye nzikontorora, amashopu y'imyenda yose ninjye nyakontorora, ndetse n'imodoka ziri mu muhanda urabizi ko ari njyewe baverisa. Namaze kubabwira ko nshaka ko ari njye bazajya baverisa, banamubajije ababwira ko ari njyewe. Kubera rero azi ko ibintu byose bimenyera umukobwa we, ari njye mbimenya, ubu ngubu ndashaka kumufungira amazi n'umuriro ku buryo nkomeza kwereka Aphrodis ko ibintu bimeze neza, ariko ndashaka ko hano tuhegukana tukahagurisha, ndetse yewe kariya gakobwa nkagafata nabi ku buryo kijyana n'amafaranga yose tukicikira tukigendera. Bishye bitinde uwo mugambi niwo iherezo, niryo herezo ndi gushaka. Turabyumva ute? Shira amubwira ati wow, njyewe sibwo ibyo birandeba, ibyo mukora ukora ibyo ndagushyigikiye, urabizi ko ngukunda ariko kuruta abandi bantu bose. Naho Aphrodis aragukunda, ahubwo wamuhaye iki? Tendeka nawe nibiki se namuhaye uretse ko nyine kinkundira nyine ukuntu nteye n'uburyo ndi mwiza, hari ikindi ubanza nkeka sinzi aho uriya mukobwa yavuye. Umukobwa mwiza ari ngiye mureba nkumva ngize ishyari ukuntu ari mwiza rwose, nkumva birambabaje cyane. Shobora kuba yari afite nyina mwiza, njya mubona ku mafoto, n'iriya foto yo muri salo kandi ndashaka kuyimanura niko namubwiye. Irambabaza, irambangamira, mbona ukuntu ari mwiza kundusha, nkumva birambangamiye. Ndashaka kuyimanura nkayimena cyangwa nkayibika nk'uko nabitse iyi ngiyi yabaga mu iki cyumba. Ubwo rero mbabarire umfashe, kandi ndashaka ko kiriya gikobwa nacyo kirambirwa kigataha cyangwa tukakirukana kikava mu gikoni tukazana umukozi mushyashya. Zamu urabizi ntabwo amenye ibibera aha ngaha. Ikintu cya mbere namubwiye ni uko atagomba kuvugana n'abantu b'aha ngaha, yaba kiriya gikobwa ngo ni Roza ndetse na kiriya ngo ni Desanje. Muha amafaranga ahagije kandi mufata neza ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero n'ubu mwana umfashe muri iyi operasiyo. Ubwo ngubwo bagambanira nyine Desanje na Roza ku buryo bukomeye cyane. Ku munsi ukurikiyeho nyine, ubwo bwije cyane, bigeze nka 5:00 nibwo Veronica abyuka akaza agafungurira Roza, ariko agahita amunyaga telefone ye ndetse akamubwira ko niyibeshya ari buze kuyimena. Ubwo ngubwo Roza arihangana, akarara mwaho nyine, akarara arira, akarara amagara nyina, akarara ababaye cyane, amarira yamurenze ku buryo yarafashwe nabi ku rwego rukabije. Ubwo ngubwo Rose yatangiye kuva icyo gihe atemerewe gusohoka urupangu, bitewe n'uko Gerwari warindaga nyine geti cyangwa se urupangu yari yaramubujije ko azemerera Rose asohoka urupangu. Yari yabibujijwe nyine na Veronica. Ubwo Rose yagumye mu rupangu nyine akomeza kugirirwa nabi gutyo. Ubwo ngubwo ubuzima bwarakomeje, Rose agahabwa telefone agiye guhamagara musaza we Samuel, kandi nabwo akamubwira ko ibintu bimeze neza kuko yamuhamagaraga nyine Veronica amwicaye iruhande amuriho. N'igihe ari kuvugana na se Veronica yabaga hari, bigatuma Rose abwira se ibintu byiza gusa ko nta kibazo. Umunsi umwe rero urumva hashize amezi hafi 6 Rose aba muri ubwo buzima, ahabwa ibyo kurya ariko abangamiye ku buryo adashobora kuva mu rugo, adatunze telefone ayibona muri weekend kubera ko ariho papa we bavuganaga. Ibintu nyine bikomeza kuba bibi. Musaza we nawe yarigiriye mu miryango ye, nawe atemerewe kumubwira ibintu byose uko bimeze bavugana. Rose akabereka ko yishimye, ariko amarira n'intimba byenda kumwica. Ubwo ngubwo Rose yatangiye kugira agahinda gakabije, bitewe n'uko nta muntu bari bakivugana, na Desanje ubwe yarabujijwe nyine kuzongera kuvugana na Rose. Ubwo Desanje bwagezeho Veronica
abwira Aphrodis ko Desange yamusuzuguye, ko asigaye atuka abashyitsi, asigaye atuka Rose, asigaye afata abantu nabi, asigaye ateka nabi, ko asigaye aryamana n'abagabo agacika akajya kuryamana n'abagabo hanze, amusaba ko rwose yamwirukana. Aphrodis yaramubwiye ati oya, umukobwa rwose ntabwo ibyo yabikora. Ubwo se Desange yakora ibyo bintu? Aramubwira ati yarabikora ndetse aha amafaranga Gregoire wo kuri gate urinda nyine gate, akamuha amafaranga agacika nijoro turyamye, akaza kugaruka nijoro rwose, ahubwo natwitira ahangaha ubwo ngubwo niwo uzabisimanira, kandi ntabwo nzi uriya mukobwa yanabyara rwose, kuko mba mbona hano hafata nk'iwe kandi twese yadushyize munsi y'ibirenge bye. Sinzi rero niba rwose sheri wumva yuko ngomba kuba mwaka gahinda hejuru rwose y'umukobwa uteka ibiryo binabishye, twakabaye tunazana umukozi uzi guteka neza kandi tukabaho neza. Yewe ndetse na Roza ntabwo akimukunda kuko asigaye nawe amusuzugura, amufata nabi cyane. Uzi ko ubu ngubu dusigaye tuburara kabiri kubera kumena ibiryo yatetse, nta kintu acyitaho rwose. Ubwo Veronica abibwira Aphrodis inshuro zirenze 3, agahita amwemerera kwirukana Desange. Ubwo bugeraho nyine hashize amezi abiri Desange bakamwirukana mu rugo nyine wari umaze hafi imyaka igiye gushyira 10, haburaho amezi ngo ibe 11 aba muri urwo rugo. Aba arirukanywe nyine, arasohoka aragenda. Rose yasigaye wenyine nyine mu rugo, nta muntu noneho azi uretse abo ngabo bagome bari muri urwo rugo bonyine. Umunsi umwe Rose ari kuvugana na papa we ari muri salo yicaye, yaraturitse ararira, ariko Veronica ahitaza nyine abyivangamo. Nyine Rose yarabaye nk'ugiye kubwira se amabanga yose biba mu rugo nyuma y'uko na Desange yirukanywe. Ubwo yaraje aramubwira ati Rose rwose ameze neza, gusa nyine afite agahungu kari kumubabaza muri iyi minsi, asigaye atuma arira buri gihe, ahubwo umugira inama rwose, natwe bisigaye byaratuyobeye. Rose asigaye yaragiye mu rukundo ku buryo asigaye amara iminsi ngaho ari kurira. Umusore nyine yaramubabaje, yaramukoreye ibintu bya mfurambi rwose. Mugabo rwose ugira utahe rwose, nazi turagukumbuye. Ubwo akamubwira ati ndi hafi kuza rwose, ndi hafi kuza, harabura nk'ukwezi kumwe nzaze kandi mbafitiye surprise nyinshi cyane. Rose mwana wanjye ihangane rwose, ndi hafi, ako gasore nzahangane nako. Nakubwiye ko ngiye ngufitiye umusore hano rwose mu mahanga mwiza ugukunda, amafoto yawe yose ndayamwereka, aragukunda cyane, ndashaka kuzabahuza rero ninza aho dushobora no kuzazana mugahura, kuko nyine ahora kunyishyuza cyane, ndashaka rero kandi nawe uzamukunda. Ku gasore rwose nikagutesha umutwe. Ubwo ngubwo Rose atangira kuvuga ati rega papa, ibintu byose ngiye ntabwo. Ubwo Veronica ahita amunyaga telefone, agahita ayikubita nyine ku musego hirya, bigaragara ko nyine ari amanituga, akagahita kupa, bigaragara ko nta kintu nyine bashobora kongera kuvugana na se. Aphrodis ahita abona fone bipfuye, ahita ahamagara Veronica kuri telefone ye. Veronica akamubwira ko fone ya Rose ishizemo umuriro nyine igahita izima, akoye bavugana ko nawe yaramukumbuye. Rose ko nyine yaratangiye kwibuka nyine iby'uwo musore yamukoreye, ati rwose yaratangiye kwibuka bya bintu, nose amakuru bimeze bitahita mucabiranya, akamubwira ibindi bintu. Ariko Veronica yarafite ikindi kintu ari gupangira Rose. Ubwo hashize iminsi 3 haza umugore mu rugo nyine, ariko Veronica noneho ameze neza, agafungura akakomangira Rose, akamubwira ati Rose dufite abashyitsi, tegure wambare neza rwose dufite abashyitsi. Rose yanga kubyuka, Veronica akongera agakomanga, nyine amwigiraho umwana mwiza cyane, ati dufite abashyitsi Rose ihangane, urabizi rega nubwo ibintu byenda biba gutya turi inshuti, turabizi ndagukundira umwana wanjye. Mbese amwigiraho umwana mwiza, Rose agatungurwa. Ubundi Rose ntabwo yangaga Veronica cyangwa se Sheila, ahubwo nuko yagirirwaga nabi, yaratotejwe nabo, bwaragezeho Veronica akajya amumenaho amazi ngo nabyuke, akamuhohotera, akamena amazi kuri matera, Rose akarara hasi, nyine yaramugize uburimiro. Ubwo noneho Rose abona ari kumutwara neza, akabona ibintu biri guhinduka, akavuga ati hari wenda yahindutse, ati nubwo ntazi ari ibiki. Kumbe hari umugore wari hafi kuza munini
kubasura muri urwo rugo. Hashize iminsi 2 nyine Veronica ari kwikundishwa kuri Rose, aramubwira ati rwose ndambiwe kukubona umeze gutya, nshaka kugushakira akazi kandi akazi keza kakugira neza rwose, na papa wawe twarabivuganye yarabimbwiye, tunese wampaye telefone nkabimubwira ati oya telefone ntabwo ari ngombwa, takazi ntuzi umuntu se yari kukubwira yuko mugomba nyine guhura, yarampaye nimero ze twaravuganye, wari ku muntu ugomba kubahuza, ubu wa musore yakubwiraga agiye kuza kandi ari mu ndege, ubwo rero ni akazi kihutirwa ndetse mugomba kujya guhura kakakwereka ndetse n'umuntu uri buze hano mu kanya uraza kumubona, ni umuntu nyine uri buze kugufasha kujya kuguhuza nawe kuri hoteli kugira ngo akujyane nyine utangire ngo akazi keza cyane papa wawe yamurangiye ko agomba kuguhesha kugira ngo munamenyane. Ni umusore nyine ufite amakampani inaha ngaha. Rero yageze ku kibuga cy'indege ejo, ubu ngubu bari kuruhuka muri hoteli, ariko ndashaka kuza kujyana n'uwo mama nyine maze akakujyanayo mugahura, maze rero ibyo papa wawe yiyemeje akaba bigezeho kuko we yambwiye ko kuza biri kumwangira. Ubwo rero itegure ahubwo mukobwa wanjye mwiza, ntunsebye, akazi ugomba kugakora neza, kandi rwose niba naranakugiriye nabi, niba naranakubangamiye umbabarire rwose, ndabizi ko uzagaruka unshimira ku munsi uzaba akazi kawe kameze neza. Rose amara iminsi nyine abimubwira akabyizera. Hashize iminsi 2 haza umugore w'umushyitsi mu rugo, maze Veronica akamusuhuza. Aba ari umugore w'imibiri yombi munini, bigaragara ko ari umukire, uza mu modoka ihenze, maze bakaganira bakagirana ibiganiro byinshi, maze agahamagara Rose. Rose yambaye neza, bamuteguye neza cyane. Rose rero araza, yagera muri salo, umugore akamwakira neza, kumwita uwo mwana mbega uri cyiza, uri umwana mwiza, kumbe ni wowe, nta kuntu rwose maka yabura kugukunda, ndabizi rwose, yaragusariye amafoto yawe ahora yareba, ngiye nagira ngo nukumbeshya, kumbe ni nakusa, ngwino tugende rwose, ntabwo ari bumare aya masaha agutegereje kuri hoteli, tugende. Rose aragenda tugenda, buntegereje mu modoka, ndaje gusa fata ivarisi nyine yawe, utuntu dukeya kuko ibintu byinshi biri ku kazi, fata utuntu dukeya nyine tw'umukobwa wakenera duke cyane twawe bwite, uze nyine tugende duke cyane kuko nta bintu byinshi twari, ibintu byose birahari rwose, ni ahantu, ni akazi keza, ugiye kuba nyine manager wa company, kandi urumva ni umuntu ukomeye. Rero ibintu byose, inzu uzabamo byose birateguye, aya ni amafoto yayo, iki ni icyumba uzabamo, akamwereka ibintu byinshi kuri telefone, bakamubwira ko papa we ari we wabimukodeshereje, ariko afatanije ndetse na maka nk'umusore nyine wo hanze wamukunze, ariko uba ufite company. Ubwo Rose arabyizera ko abamaze iminsi hafi 4 yitaweho nyine na Veronica, yumva ko ari ukuri, amaze iminsi amwizeza ibitangaza. Rose abamwizera kubera ko bataravugana na papa we, akagenda akajya mu modoka. Ubwo mu gihe Rose ari mu modoka, wa mugore nakubwiye witwa Olivia asigarana na Veronica, akamubwira ati nizere ko abantu wabakodesheje bahite bakica, sinshaka ko rwose kongera kugaruka ahangaha, bari abasore ndabizi, n'aba mafia ni babi cyane, ariko hano ho bakora akazi bikubye inshuro 2. Ubwo ngubwo Olivia abwira Veronica atari kuranze, ngiye misiyo ndazizi, ndabizi ko abo ncuruza hanze ni benshi, abo njyanayo ni benshi, nkanswe wowe tupfa kuba ushaka ko uriyapfa, ndakica rwose mu minota mike, niba atanakica kazabura cyaka nyine, ntabwo ngiyewe nshobora gukora ibintu bishobora gutuma ingaru zikugeraho, ndabizi umupango wawe, kiriya kigabo n'ubundi ugomba kucyangaza, ibyo byose ndabizi, so rero humura, nta kibazo ushobora kugira rwose, ndi inshuti yawe kuva kera, urabizi nawe, aba twahemukiye ni benshi, rero akazi ko kenda kutunanira, ubutse nkora akazi ubwo winyerereza. Ubwo baragenda, Olivia agasezera kuri Veronica, bagasohoka nyine bakajya hanze bari guseka nk'abantu nyine bishimye, maze Veronica akagenda akegera mu agakomanga, Rose agafungura ikirahure
agira ati Roza mwana wanjye umbabare uzitware neza mu kazi, umbabare uzakunde uriya musore kandi nizere ko ibintu byose uzabikurikiza nk'umwana warezwe rwose. Roza aramubwira ati hoya nta kibazo, ntubizi se kuba ari akazi kandi papa ariwe birimo, nyine ibintu byose ndakeka. Ariko telefone yawe narayohereje nihwiri n'ubundi papa wawe yavuze ngo nyohereze, numva yuko ari ibintu bisanzwe rero nayohereje nkiri ku kazi. Urumva rero ni ibintu byoroshye kandi papa yari abizi ko telefone yawe ari njye mba nyifite, rero ntabwo bigoye ko yari yambwiye ko ngomba kuguha telefone ukaba concentré ugasoma ibitabo nka kuri nyine wari umaze iminsi ubirimo. So rero genda rwose kandi telefone iriyo, ibintu byose bimeze neza. Ubwo Rose imodoka nziza cyane Olivier yaba yajemo irahaguruka ikarenga Gregoire agafungura imodoka ikagenda. Imodoka iragenda maze bigeze mu masaha y'umugoroba Rose aho yari ari kuri hoteli hakaza abasore bambaye neza, bambaye amakositime, maze bakamubwira ati ni wowe Rose? Ati Olivier niwe wagusize? Ati yego. Ati dukurikire tugende. Ngo Rose aho yari ari kuruhukira kuri hoteli bari kumwitaho ibintu byose byishyuwe, yarafashwe ajyanwa mu modoka nziza cyane. Baramubwira ati telefone yawe iri ku kazi, ntabwo iri aha kuri hoteli aho wari utegerereje, iri ku kazi rero ngwino tugende ubu niho twiyekeye. Ubwo muri uwo mugoroba baragenda, Rose akabaza abo bari kumwe abari bo, maze umusore witwa Clever aramubwira ati njyewe nitwa Clever, uyu nawe yitwa Peter n'umushoferi, uyu mukobwa nawe yitwa Flora. So abangaba rero ni inshuti za papa wawe, ni abantu ba papa wawe, nanjye ni umukozi wa papa wawe, tugushyiriye nyine umusore w'inshuti ya papa wawe mu bijyanye n'ubucuruzi witwa Mark, niwe rero tujyanye kugira ngo mube muri kumwe nyine, kuko Mark aranagutegereje cyane ntago wabyumva, ni ibintu mbese uri buze kwishimira. Ubwo baragenda bagera ahantu bimaze kugera nka saa 2 z'ijoro, bakagera ahantu hari ku musozi ariko hitaruye abantu cyangwa hitaruye umujyi, bakasanga indi modoka nayo ibategereje. Ubwo havamo umusore mwiza muremure w'inzobe ariko ukeye cyane, bigaragara ko nyine ari umusore ubayeho neza. Aramwegera akamubwira ati ambura izo nkweto sha, ambura izo nkweto. Ati njyewe nambura inkweto? Tekora amase nyine, aho tugiye ntabwo hazi se, ntabwo bakubwiye ahantu tugiye. Njyewe se bambwira haki, ahubwo telefone yangiriye, ni wowe Mark? Rose aba yumiwe ari kureba abantu, bahita hasohoka abasore benshi bakamugota. Rose ahita atangira kurira ati yo, ati papa, ati mama nabara, batangira kurira. Ubwo Mark agahita amufata, mva we wamaze kugurishwa, bamaze kukugura, ati icyo ngewe nkora ni ukugushyikiriza abakuguze, ibyo bagomba kugukorera ibyo bumvikanye na Veronica nibo babizi, tugomba rero kugenda, ntabwo ngewe ndebana n'ibyo. Ariko wambabariye kuko ngasubira mu rugo, wambabariye ko bambwiye ko ari akazi kandi ari ibintu ngo papa wambabariye kuko wa musore we, ni ukuri kose mwambabariye kuko mukareka kunyica urupfu, mwambabariye nkasubira mu rugo basi, niba ko ntari nzi ko ari ubwo. Arabatakambira neza neza Rose bakanga kumwumva. Ubwo bahita bamuterura aho ngaho yari ari bakamushyira mu modoka ya Mark. Ko Mark urutse imodoka bakagenda, izindi zimwe zikajya imbere izindi zikajya inyuma, uko zari imodoka 5, 2 imbere n'izindi 2 inyuma, iya Mark iri hagati, ari we wenyine urimo, ari nawe wari utwaye Rose. Rose yagiye amutakambira amubwira ubuzima bwe, amubwira ati nubwo waba utagira umutima rwose wanyumva, mama yapfuye hashize imyaka 5 mama apfuye, ati papa bahanze byose arabimubwira byose, inkuru yose. Mark agahita ahagarika imodoka. Mark abwira Rose ati ibintu uri kumbwira rero ndi kubyumva, gusa buretse gato. Ubwo Mark ahita akata imodoka agasubira inyuma akajya ahandi hantu, agahindura icyerekezo. Ubwo bahita bajya nyine aho yagombaga gutegerereza abantu bagombaga kuza kugura uwo mukobwa. Ubwo Roza ahaba muri iyo minsi afungiranye, Mark agenda akamureba, akamuha ibyo kurya, kongera amafungiranye mu cyumba kirimo douche, kirimo na toilette, nyine abantu bazaza kumufata bo hanze ngo bajye kumukoresha ibyo bashaka bamutegereje. Gusa nyine Mark abatarahamagara abo bantu. Abona Roza rero ukuntu yari mwiza, Mark akomeza kureba, akamusohora, akagenda akareba, niwe wamugaburiraga, niwe wamwitagaho. Amara icyumweru aho ngaho Mark ataratanga komande ku muntu yamwakiriye.
ababwira Olivia ko ibintu bimeze neza. Olivia nawe akabwira Veronica ko umukobwa rwose ageze kure agenda kandi ko ibintu bimeze neza. Kumbe Mark aba yaramaze gukunda umukobwa witwa Rosa. Umunsi umwe rero ku cyumweru abantu bakabaye baza gufata Rosa mu gitondo wa mbere, Mark asohora Rosa akamubwira ati icara nkubwire, iki gihe umaze aha ngaha ntabwo nigeze ngufata nabi urabizi. Yego narabibonye pe, ndanagushimira ko utamfashe nabi, mbese wihanganiye uko nasakuzaga ibintu byose ukamfata neza kandi rwose narabikwishimiye rwose. Rero bakohereza hano, ubundi twebwe abantu nari ngiye kuguha ni abantu bakora akazi ko kwica abantu cyangwa kubakorera ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'ibindi byose bikomeye cyane. Gusa nkurikije ibiganiro byawe n'iyi minsi tumaranye, nkurikije agahinda kawe, nanze kubwira abantu ko uhari, nanze kubwira abakiriya ko uhari. Ntabwo nshaka ko ujya muri ibyo bintu, nshaka kuva muri ibi bintu, nanjye narabirambiwe, ahubwo nshaka kuba ndi kumwe nawe. Sinzi niba wanyizera. Ni ibintu bibaye mu gahe gato, ubundi njye nta mutima nagiraga, ariko ibintu byawe byose wambwiraga kuko ubona urira, singishaka kukubona urira. Nshaka kumera neza, nshaka ko utazongera no kumva ko ufungiranye, nshaka ko wisanzura aha ngaha ko hano urarinzwe. Abantu bose nabamenyesheje ko umukobwa bashakaga habayeho ikibazo, ko tukiri gushaka uburyo tubigenzamo. Gusa abakozi banjye yaba Peter, yaba Clever ndetse na Flora barabizi ko nyine nsigaye ngukunda kandi ntashaka ko ugenda ngo bagutware. Ibi byose ni agakino k'uriya mugore witwa Olivia ndetse na mukaso witwa Veronica, nibo bakumpaye, nibo bampaye amafoto ngo uriya Veronica ashaka ko tukunyuza tugutanga mu giciro cyo kukwica, ariko Olivia we ashaka ko tugutanga bajye kuguhohotera gusa ntuzagaruke, bizarangire nyine uburi wirengero. Gusa nyine ngewe ndashaka ko ibyo ngibyo bivaho, njye nawe tukava tukigendera, ndetse na ba Peter na Clever na Flora nshaka kubakura muri ibi ngibi, tukava tukagenda ko dufite amafaranga ahagije, dufite ibintu byinshi tumaze gukora. Niwe muntu wa nyuma nari ngiye gutanga, ariko nabonye ibi ntazabivamo. Nabwo bari bampatirije nabivuyemo, ariko Olivia arampatiriza. Rero ndashaka ko wibagirwa ubuzima bw'ahantu wari uri ukamera nk'uwapfuye, kuko nibyo bashaka. Nibitamera bityo nabwo byaba ari ikibazo, kandi nshaka ko nyine, sinshaka ko rwose ugenda, nshaka ko tuba turi kumwe, nshaka ko umenya ubuzima bwiza uriya mugore yakwambuye nk'uko wabinganirije mu minsi yose tumaranye. Ubwo Rose aramubwira ati ni ukuri urakoze, ahita amuhobera akamubwira ati ni ukuri urakoze, ntabwo nari nzi ko nagira umuntu uteye neza nkawe, ntabwo nari nzi ko ibi bintu byaba kuri njyewe. Rose arishima cyane agahobera Mark, maze mu gitondo ku wa mbere bagahita bapakinga bakava mu nzu bari bacumbitsemo bakerekeza ahandi mu kindi gihugu, bakambuka umupaka bakajya mu kindi gihugu bagombaga kubamo gitandukanye n'ikiwabo Rosa nyine n'iwabo Rosa babagamo, ndetse binatandukanye n'abagombaga kuza kumugura ngo bajye kumwica cyangwa kumukorera iricarubozo. Ubwo ubuzima bwarakomeje, Aphrodis akomeza kubaza nyine Veronica aho Rosa ari. Yaje kumubaza, Veronica aramubwira ati Rosa yabonye haza abantu baje kumusura, basohoka na nk'abagiye gusohoka nyine bisanzwe nimugoroba, ko Rose yamubuze ubwo, kandi ko yatanze amatangazo ku maradiyo, ku mateleviziyo, hose akamubura. Akimubwira iyo nkuru rero hari hamaze gushira ukwezi amumubaza, amubwira ngo ararwaye ntabwo ashaka ko bavugana. Yamumubaza kuri telefone ati munyereka aho ari, akamubwira ati abaganga ari kwa muganga kandi abaganga ntabwo babyemera, nuko bimeze. Byatumye rero Aphrodis ata akazi, afata indege yihuse aza nyine kureba ikibazo umukobwa we afite. Aphrodis ageze mu gihugu yabwiwe ko Rosa nyine yacitse, ko n'ubu nta muntu uzi aho ari. Ati none se ko hashize ukwezi umbwira ngo ararwaye, ntunamunyereke iti yararwaye, ariko yaje koroherwa ngo uhamagaye phone ivaho. Rero amaze koroherwa yambwiye ko ashaka gusohokana n'inshuti ze zamubaye hafi mu gihe yararwaye. Rero kuva uwo munsi ava no mu bitaro, ku munsi wa kabiri nibwo basohokanye, yahise agenda rwose. None se ntabwo yakubwiye yuko ashaka ko tuvugana?
ntabyo yambwiye, gusa nyine yambwiye ko akuvugisha namara kumva amaze gutora ubuyanja yumva yishimye, ko adashaka ko umubona nyine ababaye, ko ashaka ko umubona nyine yishimye. Rero uwo munsi agenda ntabwo yagarutse rwose, nibyo nakubwiraga nyine twaramubuze, urabona hashize ukwezi. Aphrodis akaraba nk'uriye akajya mu kiriyo cy'umukobwa we, kuko ahantu hose baba baramushatse baramubuze. Ubuzima burakomeza rero. Hashize imyaka 2 Aphrodis yarabuze umukobwa we, ndetse na Veronica yaratandukanye na Aphrodis, kuko nyine Aphrodis kubura kwa Roza biba byarakomeje kuzamba bigatuma atandukana burundu na Veronica, ariko bakagabura imitungo, ari nacyo kiba cyarazanye Veronica kugira ngo abane na Aphrodis muri urwo rugo, ko yari afite amafaranga menshi yakataraboneka. Ubwo rero bari kubacira urubanza bwa nyuma kugira nyine bahane gatanya, bagiye babona imodoka nyinshi ziparitse ku rukiko. Imodoka zaparitse ku rukiko, ubwo Aphrodis nyine yari ari guhana gatanya ya nyuma, ko bari bamaze nyine igihe batabana umwaka hafi, kuko Aphrodis yari yaramwirukanye nyine mu rugo, ariko umugore atangira ibirego bya gatanya. Aphrodis akomeza kuburana atanga amafaranga, bigaragara ko nyine atashaka ko bagabana wigenge, ariko umwaka washize Aphrodis atsinzwe nyine. Uwo munsi nibwo bari bamaze kumusomera ko agomba kugabana bugenge nyine nk'uko byari byemejwe n'urukiko. Bakiri aho ngaho hahise hinjira abapolisi n'abayobozi bakomeye cyane, bahita bafata Veronica maze bamuta mw'amapingu. Ubwo binjiye mu rukiko bari kumwe n'abayobozi b'urukiko rukuru cyane, bahita babwira ko Veronica atawe muri yombi kubera icyaha cyo kunyereza ndetse no gucuruza abantu, kandi hashingiwe ku bimenyetso yashinjwaga n'umukobwa wa Aphrodis. Babitangaje aho ngaho, maze Aphrodis ahindukiye abona Roza tateruye umwana, ari kumwe n'umusore muremure mwiza w'inzobe ariwe Maka nyine, aje ateruye umwana ari kumwe nawe. Bamaze imyaka 2 atabona umukobwa we, baparitse amamodoka menshi, ari abakire rwose bakomeye, basigaye bibera hanze. Ibintu byose barabikoze, barakurikiranye gahunda yo gufatisha Veronica, nta muntu n'umwe ubizi, maze ahobera umukobwa we, yongera kubona umukobwa we yarazi ko yapfuye. Ubuzima rero bwahise buryoha. Ubwo Samuel nawe nibwo yari aho, nawe ari kwiga muri kaminuza. Urumva hari hagiye gushira hafi imyaka 2 n'igice, hafi 3, Aphrodis atabona umukobwa we Roza. Ibintu byose byarashyizwemo, byaramenwemo umuriro na Veronica wari waraje ari mukase wa Samuel ndetse na Roza, asimbuye Marilene wari waritabye Imana, ahubwo akaba yari amaze imyaka 8 yitabye Imana. Ubwo inkuru yacu nuko yarangiye. Veronica yaragiye akatirwa imyaka 15 y'igifungo ari muri gereza. Ubwo ngubwo nyine Aphrodis n'umuryango we barongeye barasubirana, ndetse amwereka umugabo we Maka nyine, anamuhuza na papa wa Maka ariwe Steve, ndetse na mama wa Maka ariwe Hilary, ndetse na mushiki wa Maka Stephanie. Niho bahuriye aho ngaho ku rukiko, maze bahita basohoka bajya guserebura. Veronica nawe asohoka ajya mu gihome. Nuko inkuru ya Rose yarangiye rero. Umbabarire yabaye ndende, ariko nyine niko bisanzwe, mujye mumbabarira. Ariko nuko nyine amarira ya Rose ndetse n'inzira y'umusaraba ya Rose yaciyemo yaje kumubera ibyishimo, yaje kubonera umugisha ku wagombaga kuba inzira y'urupfu rwe ndetse n'umwijima we burundu, ari we musore wamukunze witwa Maka, ndetse nta nuko yasubiranye n'umuryango we, maze inkuru yacu ibirangiriye aho. Ndagushimiye rero ko wakomeje gukurikira inkuru kuva itangiye kugeza ubwirangiye. Ndagushimiye rwose ko wakanze subscribe hano kuri Yep Media, kandi ngushimiye ibintu byose ko ukomeje kunyereka ko unshyigikiye. Ciao rero, wowe urwaye nongeye kukwifuriza gukira, nawe uri mu bibazo nongeye kukwifuriza amahirwe ndetse no kuva mu bibazo urimo, kandi Imana igufashe rwose kandi ikwagure. Nawe uri mu kazi, Imana ihaze ukwifuza kwawe kandi utera imbere. Mukunda Imana n'abantu rero. Nje nitwa Tinsanze. Ciao naho mu nkuru itaha.
kubera ko wakoze subscribe ndagushimiye, kandi nawe ikanzu ubu urakoze cyane. Iki ni ikiganiro The Facts cya Yep Media, nyine nitwa Tim Sanze. Ciao ciao nakagaruka.